Hello guys, mumeze neza, makuru yanyu ni meza. Natwe amakuru ahari nuko hari umuvandimwe witabye Imana, umuvandimwe wari umucukuzi, umuvandimwe wari ufite umuhati mwinshi wo kumayininga, yari umuntu nyine nawe wari wariyemeje kujya muri uno mushinga ariko birangiye nyine yigendeye, Imana yamuhamagaye. Rero nayo makuru dufite, nk'abapiyoniye muri rusange, umuryango w'abapiyoniye. Rero Imana imwakire kandi ikomeze umuryango we asize. Imana rwose imufashe, imwakire, kandi namwe abantu mwaba mufite umutima wo gutabara, umutima wo kumuherekeza neza, rwose mwasubiza muri comment mukandika ko n'umuvandimwe nyine wigendeye. Rero n'uyu nguyu yitwa Aroni Yamuremye, akomoka Nyagatare hariya muri Matimba. Rero Imana imwakire. Rero ari inkuru ihari ishaka kubabwira, ni inkuru baduhaye ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa 11. Ari inkuru Core Team yaduhaye saa 4:25 za nimugoroba. Ni inkuru rero ivuga ngo Pifest 2024 ends, Pi local commerce continues. Ngo Pifest ya 2024 irarangiye, ngo ubucuruzi bw'ahantu hatandukanye burakomeje. Ngo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nubwo Pifest yarangiye, murabizi ko bari baduhaye icyumweru kuva kuri 29 kugeza kuri 5, mbese yarangiye kuri 5. Nubwo yarangiye rero ntabwo kugurirana byarangiye, ntabwo guhahisha payi byahagaze. Ni ukuvuga ngo abantu muracyafite uburenganzira bwo kuba mwahahisha payi zanyu mufite mu ikofi cyangwa muri wallet zanyu, ndetse n'abacuruzi nabo muhawe ikaze. Umuntu waba atari yandikisha ubucuruzi bwe kuri map of P yabwandikisha, hanyuma agashyiraho business ye. Rero mu by'ukuri nayo makuru ahari, makuru atubwira ko Pifest yarangiye ariko ko guhahirana cyangwa guhahisha payi bigikomeje. Ni ukuvuga ngo iyi Pifest y'umwaka yabaye Pifest ihambaye, mbese habayemo abacuruzi benshi biyandikisha, ndetse n'ibihugu byariyongereye. Murabizi ko ubushize byari ibihugu 155, ariko umwaka ni ibihugu 167. Mu bantu bose bagiye bavuga ko bahahishije payi cyangwa n'ubucuruzi bwagiye bwandikwa, nyine buri muri ibyo bihugu uko bingana. Rero mbere yuko tujya muri iyi nkuru, reka ngusabe gukanda kuri subscribe, kandi nkomeje gushimira abantu mukomeje gukora subscribe. Nkomeje gushimira abantu badahwema kureba ino channel yanjye. Mu by'ukuri iyi channel igomba kugera mu bicu, iyi channel igomba kugera kure, kandi iyi channel murabizi ko ivugirwaho ibintu by'umumaro, ibintu biguhesha agaciro. Rero kuyireba cyangwa kureba video nshyiraho ni iby'agaciro gakomeye. Pioneers demonstrated the real local commerce utility of Pi. Ni ukuvuga ngo abapiyoniye bagaragaje ubucuruzi bwa nyabwo bugaragaza umumaro wa Pi. Ni ukuvuga ngo abacuruzi nyine abapiyoniye bagiye bahaha bagahisha payi, bigaragaza nyine imbaraga payi ifite cyangwa umumaro wayo. Inkuru rero ni ya Pi Core Team, ikipe nkuru ya Pi Network. Pifest 2024 has concluded. Ngo Pifest ya 2024 yanzuwe cyangwa yasojwe. It was amazing to see the real local commerce
utility of Pi demonstrated by Pi merchants and pioneer shoppers around the world. Ngo byari ibintu byiza, byari ibintu biryoshye, byari ibintu bibereye ijisho kubona ubucuruzi bwa nyabwo bw'ahantu hatandukanye bugaragaza, mbese abapiyoniye babugaragaza, abacuruzi n'abapiyoniye ku isi yose. Over 23,000 active and 24,000 test sellers from 167 countries and regions signed up in the Map of Pi app during the event. Ngo abacuruzi bagaragaje ko bakora cyangwa bari active 23,000 ndetse n'abacuruzi 24,000 biyandikishije nk'aho ari test cyangwa arabagaragaza ko bari kwigira nyine hariya atari ibintu biri seriye, mbese ari ukwigiraho gusa, baturuka mu bihugu 167 ndetse n'uturere dutandukanye biyunze cyangwa bihuje na Map of Pi bariyandikisha muri kino gikorwa cya Pifest. The post on the Pifest Fireside channel and on social media were especially inspiring. Ngo channel ya Fireside ya Pifest iri kuri Fireside ndetse no kuri social media byari ibintu bitanga imbaraga, byari ibintu bitanga akanyabugabo, byari ibintu nyine bihumuriza abantu cyangwa bibakomeza. Pioneers and merchants should continue their participation in Pi-powered local commerce beyond Pifest. Ngo abacuruzi n'abapiyoniye bagomba gukomeza ubu bucuruzi bushyigikiwe na Pi ndetse birenze na Pifest. Ngo icyo bivuze ko abantu bemerewe gukomeza guhaha na mbere y'uko iri faranga rijya ku isoko. Rwose Pi dukomeze tuyikoreshe, dukomeze tuyihahishe, dukomeze tuyiheshe agaciro kugira ngo isi ibone ko ari ifaranga rya nyaryo, ari ifaranga rya buri munsi. Stay tuned for a full recap of Pifest 2024. Noneho bari kubwira ngo guma ku murongo kugira ngo uzabone incamake yuzuye ya Pifest ya 2024. Ni ukuvuga ngo dutegereje video izerekana incamake y'ukuntu Pifest yagenze, kandi mu by'ukuri bavuze ko mu gihe urangije guhaha cyangwa kugura ukoresheje Pi wajya wifata n'ifoto uri imbere y'iyo shop cyangwa y'iryo butike, hanyuma nyine ukifotora ndetse ukanavuga business nyine wari wasuye. Rero ayo makuru niyo ahari. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe nibatangaza nyine uko ibi bintu byagenze muri make, bazanavuga n'igihugu cyabaye cya mbere mu gukora kino gikorwa mu guhahisha Pi. Murabizi ko ushize cyari igihugu bita Indonesia nicyo cyabaye cya mbere. Reka rero dutegereze turebe ese ni ikihe gihugu cyabaye cya mbere mu gukoresha Pifest. Rero reka dutegereze, hanyuma iyo unabishatse ujya hano kuri Pifest Fireside Forum ukanda hano nyine kugira ngo urebe ibikorwa biri kuba. Ni ukuvuga ngo
wanakanda hano ukareba nyine uko ibintu bimeze. Niho ngiye gukanda kuri Pifest Fireside Forum. Ahangaha rero ngiye gukandaho ndebe, reka nkandeho. Noneho turebe abantu bagiye basangiza abandi kuri Fireside amafoto y'ubucuruzi, nyine bagiye basura amafoto y'ibyo bagiye bahaha, ibintu byose. Rero reka tujyeho turebe. Tugiye kujya kuri Fireside. Ahangaha kuri Fireside uhita ubona amafoto abantu bagiye bashyiraho. Dore nk'iyi shop, uyu nguyu ndabona wagira ngo ni Umushinwa cyangwa Umuyapani. Ndabona iyi ni wagira ngo ni supermarket. Uyu nawe nyine yagaragaje ko yiteguye kwakira payi. Ni umucuruzi. Murabona amafoto atandukanye. Dore n'aba bagabo, uyu mugabo n'umugore nabo rwose bemeye gukoresha payi bahaha. Ngira ngo murabona amafoto ko ari menshi cyane. Rero ahangaha wajyamo ukagenda uyareba, ariko harimo n'ay'izindi channel. Bivuga ngo rero channel dushaka kureba ni channel ya Fireside, channel ya Pifest. Pifest ni iyi. Noneho ugakandaho follow. Reka nkore follow nyikurikirane. Urabona amafoto y'abantu bagiye bakoresha payi bari guhaha muri Pifest. Dore ngaya, abacuruzi bagiye bashyiraho ubucuruzi bwabo. Dore ngaba, ahangaha ni muri Koreya. Iyi ni butike yo muri Koreya yemera kwishyurwa muri payi. Ibintu ni uburyohe. Murabona ko abantu bahashye, murabona ko abantu bahishe agaciro payi zabo, kandi murabizi ko bitarangiye. Kuba Team niko yatubwiye, ntabwo byarangiye. N'ubundi wakomeza ugahahisha payi zawe. Wajya kuri ya map of P ukareba nyine ubucuruzi bukwegereye, hanyuma ugahaha. Kandi nibutsa abacuruzi bo mu Rwanda gufata iki gikorwa oseriye. Iki gikorwa mukagikora kugira ngo natwe dukomeze duhishe agaciro payi zacu, ndetse n'abarundi. Mu by'ukuri umuntu wese wumva Kinyarwanda ukurikirana ino channel yakomeza agahisha agaciro payi. By'ukuri ukareba ibicuruzwa wenda ubona ko wenda bimaze nk'igihe utabicuruza cyangwa utabigurisha, mbese kugira ngo nawe kino gikorwa ucyitabire, ntituzajye dusubira inyuma kandi abandi barimo bakora. Ndabona nk'iyi boutique, ahangaha rwose bemera gucuruza ibikoresho bya siporo, inkweto, baro. Ngira ngo murabibona, abantu bageze kure cyane. Rero umucuruzi nawe rwose washyiramo imbaraga ukandikisha business yawe, noneho ukajya wakira payi. Urabona ko uyu muntu ni uwo mu Misiri, muri Egypt. Ahangaha ni boutique yemera kwakira payi. Mbese ibintu byageze ku rundi rwego. Rero nta mpamvu yo gusigara inyuma kandi ibintu bihari. Ubwo rero iki ni igihe cyo kwigaragaza, kandi ikintu gisigaye ni ifirimbi ya nyuma. Bakavuga bati payi igiye ku isoko, kandi kiriya giciro mucyubahiriza. Kiriya giciro mugomba kucyubahiriza cya GCV, kingana n'amadolari 359, 314,159. Nari mbivuze nabi, mumbabarire. Rero ni ibyo ngibyo. Murabona abantu benshi bagiye bashyira amafoto hano kuri Pifest, nyuze kuri no channel ya Fireside. Abantu bagiye bayatangaza. Rero muri iriya ncamake ni ibingibi bazajya bashyiramo muri iriya video.
aho rero nujya uhaha ujye ufotora ifoto y'ubucuruzi wasuye cyangwa ibyo wakoze nyine muri kino gikorwa cyo guhaha, hanyuma ushyire ifoto yawe hano kuri Pifest. Ngira ngo urabona ko uyu mugabo ni umugabo utanga serivisi zijyanye n'imyidagaduro, ufite ibirori, ushaka guha sonorisation. Murabona ko ni umugabo witeguye rwose wo muri Indonesia, ibintu bijyanye n'ubukwe, anniversaire n'ibindi cyane n'ibindi byinshi. Rero gahunda ni iyi ngiyi. Ubwo rero reka dukomeze duheshe agaciro payi zacu, tuzihahishe, ibintu bizagenda neza, ibintu bizaba uburyohe bwinshi cyane. Kandi mbibutsa ko amakiripito arimo azamuka cyane. Rero iki ni igihe na payi igiye gusohoka kandi izasohokera ku mafaranga menshi cyane. Ngira ngo mwarabibonye ko Trump agitorwa, kiripito ako kanya zahise zizamuka zigera ku biciro zitigeze zigeraho. Nka Bitcoin igeze ku giciro cyo hejuru cyane, ku bihumbi 77 by'amadolari, na Ethereum n'izindi nyinshi za Solana, za BNB, Binance muri rusange, by'ukuri zarazamutse. Rero na payi irimo yitegura kujya ku isoko rya kiripito rimeze gutya. Ni ukuvuga ngo iki ni cyo gihe cyo kujya ku isoko, hanyuma abantu bakayikoresha cyane ko ari nayo ifitwe n'abantu benshi cyane. Rero iki ni igihe gikomeye. Umuntu wese ufite payi ze muri wallet, uwo nguwo ni umukire, ameze neza rwose. Umuntu wese ufite ikibazo nakomeze arebe uburyo yagikemura. Umuntu utarakora KYC, urabizi ko ku kwezi ariho bashyize itariki ntarengwa, itariki ya 30 z'uku kwezi. Rero ntimwicare ngo mutuze mutimaze, ahubwo mukore iyo bwabaga, mukore ibyo musabwa kugira ngo payi zanyu mutazazibura. Rero reka dusoreze hano. Amafoto murabona ko ari menshi cyane ariko ntago twayarangiza. Reka rero dusoreze aha ngaha. Aba ni abantu bagiye bahahisha payi muri Pifest, ni ibintu byari byiza cyane. Murabona bano bagabo ukuntu bahagaze neza bahahisha payi zabo, ni ibintu byiza cyane. Reka rero dusoreze aha ngaha, kandi ngusaba wowe ugeze kuri no channel utigeze ukora subscribe, kuyikora kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru anyura kuri no channel. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha mwinshi, muhahe muronke kandi mubone ibyo mwifuza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.